Mana dukomeje kuri imbere yawe kuri uyu munsi mwiza uturemeye, tugushimira impano y'ubuzima duhaye, tugushimira impano y'igihe duhaye, tugushimira uburyo wadushyiriyeho. Izina ryawe nirihimbazwe. Turasabira uyu mwanya, turagusaba kugira ngo umwuka wera abaha ahantu uko ijambo ryawe risoma kandi rivugwa, umwuka wera rikoresha umurimo we muri twe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bavandimwe, uyu munsi kandi kuri iki gicamunsi, igitaramo cyo guhimbaza Imana, ndazi neza yuko twiteguye kubyina no kumva indirimbo z'amakorali mu buryo butandukanye. Nicyo gitumye tugize ngo aka kanya k'ijambo tube tugakuyeho gatoya, kandi ntabwo turi buze gutinda. Uhereye mu gitondo twagize ibihe byo kumva ijambo ry'Imana mu masaha y'igitondo, kandi n'ubu turakomeje. Maze uko gahunda iri, ntabwo uyu mwanya twawureka kuko ijambo ni ryo rikuru. Mbese kuri iki gicamunsi Imana irashaka kuvugana natwe mu buhe buryo? Mbese Imana irashaka kuvugana natwe binyuze muri iyi nsanganyamatsiko yashyizweho, n'iki ishaka kuvugana natwe? Reka bavandimwe mwese mbararikire kongera gushima Imana, kongera gushima Imana no gukomeza kuyishima. Reka tuyishimire uburyo yakoze umurimo ku buzima bwacu. Minsi yose duhereje inyuma, Imana yakoze umurimo ku buzima bwacu. Iyo habaye nari kumwe nawe, wari ukwiye gukomera Imana mu mashyi. Hari icyo yakoze. Reka dukomeze dushimire Imana uburyo yakoze umurimo mu itorero ryayo, by'umwihariko hano muri AR Nyakinama. Imana yakoze umurimo, turabibona. Reka dukomeze dushimire Imana uburyo yaturindiye abana, ikaturindira abuzukuru, ikaturindira ubuvivi. Nyabuneka muyikomere amashyi, Imana yarakoze. Ariko ayo mashyi mwayongeye rwose. Imana yaturindiye abana. Reka dukomeze tuyishimire uburyo Imana yacu yubatse Sunday School, by'umwihariko ikubaka Sunday School hano i Nyakinama. Turayishimira ku bwa korali Rabagirana. Nyabuneka nimuyikomere amashyi, mwacuramwe nimuyikomere amashyi. Imana yakoze umurimo wayo muri Sunday School. Bene data mwese muteraniye hano, turagira ngo tubabwire ko Imana yacu iduhaye uyu mugisha mu kuba dusoza uyu mwaka. Kuba Imana iduhaye gusoza uyu mwaka ntabwo ari impanuka kuri yo, ntabwo ari igitunguro. Oya, Imana yabidukoreye kubera impamvu. Imana yabidukoreye kubera impamvu. Zimwe mu mpamvu zatumye Imana iduha kurinda, ikaduha gusoza uyu mwaka neza, zimwe muri iyo mpamvu kwari ukugira ngo tube hano. Kuba hano kwacu kuri mu mpamvu, kuri mu byatumye Imana itwemerera ko dusoza uyu mwaka. Yari izi ko tugomba kuba turi hano, yari izi ko tugomba kuba turi muri iki gitaramo, maze ishyiraho uburinzi bwayo kugira ngo tuzakibonekemo, ngo kugira ngo tuzakorere Imana muri ubu buryo. Iyo Mana turayishimiye. Mu ntizi ibiganza, ibikomere amashyi. None se bavandimwe, kuki Imana ari twe izanye muri iki gitaramo? Kuki Imana ari twishimiye ko tuba muri uyu mushengerero w'iki gicamunsi? Kuki Imana yakoresheje aba bana, hanyuma ikabakoresha aba bana bo muri Sunday School ya hano bagize korali ibahuje yitwa Rabagirana? Kuki Imana yabakoresheje ngo tuzabe turi muri ibi bihe? Ndagira ngo mbabwire ko nuko Imana yashatse kuduha ubutumwa bwacu bwihariye.
imana yashatse kuduha ubutumwa bwayo bwihariye. Imana yashatse kuduha guhereza buri muntu wese ubutumwa bwe bwihariye, hanyuma isanga nta yindi nzira atari iyi ngiyi. Bituma imana ikoresha ab'uyu mutwe wa korali Rabagirana bakorera muri Sunday School, bashyiraho ubu buryo. Amateraniro asanzwe y'igitondo yarangiye, ariko kandi imana kuko hari ubutumwa bwihariye yashatse kugenera buri umwe wese, idushyiriraho ubu buryo binyuze muri uyu murongo. Imana ishimwe. Ubwo butumwa rero nta bundi ni ubukubiye mu ntego twasomewe, Yesaya 41 n'umurongo wa 10, amagambo avuga ngo ntutinye. Haleluya. Ayo magambo niyo tugira ngo dukomerezeho. Yemwe bantu b'Imana, ayo magambo yo muri Yesaya 41 uhereye ku murongo wa 10, hari amagambo menshi ariko turasoma make. Ijambo ryavuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye mwakire neza ijambo ry'Imana. Yemwe abateraniye hano mwese mwe, yemwe ababa banyumva muri no hakurya mu mihanda, yemwe aho waba uri hose, dusoje uyu mwaka, ariko muri uwo mwaka dusoje turafite byinshi twahuye nabyo. Twahuye n'ibidutera ubwoba, birashoboka ko twahuye n'ibidutera kwiheba, birashoboka ko twahuye n'ibitubabaza. Inzara irashoboka ko yaje ikagutera ubwoba. Ubukene burashoboka ko bwaje bukakugariza bukagutera ubwoba. Kunanirana ko mu miryango birashoboka ko byaba byaraje mu miryango wanyu hakaba ibibazo bikagutera ubwoba no kwiheba. Kunanirana k'urushako birashoboka yuko abubakanye hari abatarumvikanye muri uyu mwaka ushize, ndetse bigacika bakiyambaza inzego zitandukanye, hakaba kwiheba. Birashoboka ko haba harabayeho gutereranwa n'abavandimwe, ukabona abavandimwe baragutereye, ukabona abavandimwe barakwanze, ukabona ubu uhagaze mu nyanja hagati ukagira ubwoba. Birashoboka ko waba waragize imanza z'amaherere muri uyu mwaka utambutse, bikagutera kwiheba, bikagutera ubwoba, bikagutera gutekereza ko ibyawe biragenda. Birashoboka ko muri uyu mwaka turimo dusoza waba waragize gutererezwa amarozi n'amahembe, ukajya urara ushishagurika, ukarara ucuramye, ukayoberwa iyo uri. Bakugiriye kukohereza amarozi n'amahembe, bikagutera ubwoba ndetse bikagutera ubwihebe. Birashoboka ko umwaka dusoje waba waragize kurwara no kurwaza abantu mu buryo budakira, bagakomeza bakarwara bakaremba, ukavuza bikanga. Birashoboka ko mu mwaka washize muri uyu mwaka dusoza waba waragize uburyo bukomeye bwo gupfusha abawe, aba hafi n'aba kure, bikagutera kujya kure, bikagutera kwiheba, bikazana igikuba mu muryango. Yewe uyu mwaka dusoje birashoboka ko waba warakubereye mubi cyane pe, ariko mugenzi wanjye umva inkuru nziza. Haleluya. Mugenzi wanjye umva inkuru nziza. Haleluya. Inkuru nziza ni iyi tubona muri Yesaya 41 umurongo wa 10 ngo usoje umwaka uri muzima, komera Imana mu mashyi. Kuba wageze mu mihigo urafite gukoma amashyi, uri muzima kandi wuzuye Imana, komera Imana mu mashyi. Uyu munsi usoje umwaka uri muzima, reka nkubwire ngo umva inkuru nziza, uranesheje. Byaraguhize ariko uranesheje, komera Imana yacu mu mashyi. Ariko bakohereje bashaka ngo wiyegeranye, abandi bahera bakohereje bashaka ngo wiyegeranye, ariko uyu munsi umva inkuru nziza, uranesheje. Haleluya. Uranesheje.
n'uwatahejo ntabwo yabafashe kuba bari bakoze ntabwo yabafashe kubera bari bateje baje kuza gusimbuka babifashe mu muryango gusimbuka baje gusimbuka
ushize imana ibazanye mu mwaka mushya kandi imana ibazanye kubera umugambi kandi imana ibahaye amasezerano kandi imana ibahaye ijambo murezi nimurusheho kuyegera icyaba mu mwaka wa mbere nimurusheho kuyegera nimurusheho kuyishaka nimurusheho kuba ku bwoko bw'amahoro nimurusheho kugarukira imana nimurusheho kwigarura nawe mwajyanye n'ibibazo nimurusheho kwicara mu byo mutajyanye kuko imana yavuze ngo izaje kutabara kandi imana yavuze ngo izaje kuramisha ukuboko kwayo kw'iburyo ngo niko kwishiraruka ngo satani azamutera ibyuma ariko imana izakuramira ngo satani azamutera icyasha ariko imana izakuramira iyikorera amashyi none mugenzi wawe hano nibigiye kwishira mu bwishingizi bw'imana none mugenzi wawe hano nibigiye kubwira imana mu mutima wawe mwana we ko nagushimiye sansibaye umwana we ko nagushimiye uwo mwanya namukize ninde ugiye gusaba iryo sengesho ninde wumva agiye gufata icyemezo bundi bushya kugira ngo imana ikomeze urinde kugira ngo imana ikomeze igendane nawe ninde ugiye gufata icyemezo bundi bushya maze niba urimo icyo gusaba buri kiganza gusengera imana maze ubundi tunezeze mu mwaka mushya imana iduhaye amen 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 intambwe ya kabiri uhagarariye mu mwanya wawe haleluya intambwe ya kabiri uhagarariye mu mwanya wawe twisengera imana y'ukuri komeza kunyobora mu nzira iyo wanyuzwa tugushimira umwana mwiza turemeye tugushimira agahe keza turemeye tugushimire ko wongeye kuduha amasezerano tugushimire ko udukomeje tugushimire ko tugiye kuzagendana natwe tugushimire ko tugiye kuzaturamisha ukuboko kwawe niba abanzi baseka ukuboko kwawe tugiye kuzazana gukiranuka iwacu urakoze duhuje ibiganza tugukomeye amashyi mana we urakoze komeza ukora umurimo wawe muri uyu mugoroba tubisabye tubyingingira mu izina rya Yesu Kristo.